Umwubatsi TV hishurirwa ukuri kw'ibihe dusohoyemo maze ube maso. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Haleluya, haleluya. Mwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Inshuti bavandimwe bene data, nongeye kubasuhuza ndabifuriza amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Numuhoza Clement, ndagarutse kugira ngo nubundi twongere dusangire ijambo ry'Imana, twongere tuganire ku by'ibi bihe. Dore hari haciye iminsi, ariko kandi ndizere yuko muri amahoro, kandi aho muri hose mukomeje kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ibihe rwose birabigaragaza yuko kugaruka kwe kuri bugufi cyane kurusha uko tubitekereza. Reka rero nanone nongere nsuhuze abantu mwese mukurikirana Umwubatsi TV muri hirya no hino mu bihugu byo ku isi, abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari mu Burayi, abari muri Amerika yaba iya ruguru n'iyo hepfo, abari muri Australia n'ahandi. Ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kandi mbabwira nti mukomere, urugendo rurenda kugera ku musozo. Nubwo bigoye, nubwo birimo amacabiranya menshi no gukora kumubisha Satani no gukora kwa Antikristo mu buryo bw'amayoberane, ariko abari maso bari kugenda bahishurirwa yuko ibihe tugezemo rwose hari icyo bihatse. Murabibona neza yuko igihe cyo gutaha kw'itorero rwose kirenda gusohora, ni vuba cyane. Mbere yuko rero ninjira mu kiganiro n'insanganyamatsiko nateguye kuvugaho kuri uyu munsi, ndagira ngo mbanze njye imbere y'Imana. Nongeye kugushimira Data wa twese, Mana ikomeye, Mana y'imbaraga nyinshi, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ngarutse imbere y'amaso yawe kugira ngo nongere gusangira na bene data ijambo ryawe. Nta bwenge mfite, nta buhanga mfite bwo kuvuga, ndetse ndi umuswa hanyuma y'abandi, ariko kuko nemeye kuba igikoresho cyawe, Nyagasani wivugire. Wowe uzi imitima y'abumva, ukamenya itorero ryawe aho batataniye hirya no hino ku isi abazumva iki kiganiro, abo bose bageneye ibakuriye bibahaza. Nuko nanjye Nyagasani ntundenge, ahubwo ibihaza abandi nanjye ubimpagishe, kandi dufatanyirize hamwe kuzura umwuka wawe, twambara imbaraga mu gihe nk'iki kigoye, kugira ngo tuzabashe kugusanganira mu bicu ubwo uzaba uje kujyana umugeni wawe. Ngaho ngwino ugumane nanjye, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima byose biba ari byo bibaho. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko, wanze kunyumva. Icyo nakuruhijeho ni iki? Ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara, ngacyura abawe ngahoza ababo. Kuki wanyibagiwe vuba? Naguhaye igihugu cyiza, ngukundisha amahanga, n'iki nasize? Rwanda we, uyu munsi rero niki tugiye kuvugaho? Uyu munsi ntabwo ndibuze kuvuga amagambo menshi cyane, ahubwo ndagira ngo utu video ndibuze kubereka tuze kugira icyo tubasigira. Nkuko mubizi, hamaze iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igikorwa cy'amatora yo gutora umukuru w'igihugu uzayobora Amerika mu gihe cya manda y'imyaka 4, kandi uwo ngo yarangije gutorwa. Nkuko bigaragara, uwo ngo nta wundi ni Donald Trump. Uyu ngo akaba yarabaye perezida wa Amerika wa 45, hanyuma amaze gusoza manda ye akurikiraho Joe Biden, ari we wayoboye ari perezida wa 46. Hanyuma rero nanone Donald Trump yongeye kugaruka ari perezida wa 47. Ibintu rero bitangaje, kandi navuga ntiwenda ntibyabayeho cyane. Abagiye bagira manda nk'ize ebyiri zikurikiranye, ntabwo habanzaga gucamo undi mu perezida ngo noneho undi azongera agaruke, oya. Ahubwo bayoboraga manda imwe, yarangira wenda bakagira amahirwe yo gutorwa bagakomeza indi manda. Ariko Donald Trump we
biratangaje kuba yongeye kugaruka. Ntabwo rero mfite byinshi ndibuze kumuvugaho kuko ngira ngo muzi amateka ye, abakunda gukurikirana amakuru cyangwa se amateka y'abakuru b'ibihugu. Trump ni umuntu uzwi, urabizi hagiye havugwa ibintu byinshi kuri manda ye ya mbere, bavuga bati uriya mugabo rwose ni intumwa y'Imana. Ibyo bakabiterwa n'uko yakunze kuvuganira cyane Isiraheli, hari ibikorwa byinshi yagiye avuga, akavuganira abakristo, ndetse yagiye yigaragaza nk'umuntu wemera Imana, ariko ku rundi ruhande ukaza kumubona none yahindutse, ukumva arimo aravuga ibitajyanye niba ari ya mvugo y'ubukire simbizi, ariko ni umuntu ahanini wagiye wigaragaza nk'ushaka amahoro ku isi. Ndetse no kuri manda ye nta ntambara nyinshi twigeze twumva zabaye muri Amerika, cyangwa se Amerika yagiye ishora ku bindi bihugu ugereranyije wenda n'ibihe by'abamubanjirije, yaba Perezida Barack Obama ndetse na Joe Biden. Abo ngabo ibihe byo kuyobora kwabo byaranzwe n'intambara nyinshi hirya no hino ku isi. Mu gihe cya Trump yego ntizabuze, kuko Amerika igenda igira intambara nyinshi igenda ishora mu bihugu ku bw'inyungu zayo, wenda tutavugaho muri aka kanya, ariko ni umuntu wagerageje nibura kudashora Amerika mu ntambara nyinshi. Hanyuma rero Donald Trump aragarutse. Bamwe bakavuga bati uyu muntu rwose ni kuro, kuko nk'uko wenda turi buze kubyumva mu video nabateguriye mu biganiro yagiye akora, baraza kugaruka cyane ku masezerano yakoze mu mwaka wa 2020, amasezerano yiswe aya Abrahamu. Ayo masezerano yari hagati y'igihugu cya Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kugira ngo rero hagataho habonekemo amahoro, habe ubuhahirane, habeho mbese ibikorwa by'iterambere hagati y'igihugu cya Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu. Benshi rero bakavuga bati kuba Trump yarabigizemo uruhare, ni intumwa y'Imana, ndetse bamwe bakanabihuza n'ibyo bibiri bivugwa yuko Antikristo naza ngo azakura intambara mu isi. Ngira ngo na mwene Data Bosco ejo bundi yabikozeho ikiganiro avuga ati se Trump yaba ari we Antikristo. Mbese abantu bakomeje kumwibazaho cyane, kuko ntabwo bisanzwe kubona umukuru w'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uca bugufi. Reka tubyite guca bugufi, kuko wenda ndaza kubumvisha amavideo agaragaza bumwe mu buryo yagiye acamo bugufi budasanzwe. Umuntu nk'uriya w'umunyacyubahiro, ndetse umuntu atatinya kuvuga yuko kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nko kuyobora isi, kuko twebwe wenda abakurikiza ibyo Bibiliya ivuga tuzi neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bwo bwami buyoboye isi iki gihe. Ubwo bwami buyoboye isi, nubwo kuri ubu hari abavuga yuko isi itakiyobowe na Amerika, ndetse ngo yacitsemo ibice. Ibyo wenda nabyo ntitwabijyamo, ariko icyo tuzi nuko Amerika ikiri ku isonga. Nta kindi gihugu cyari kideklara ko ari cyo kiyoboye isi nk'uko Amerika ibigaragaza. Rero Trump uko numva namushyizwe ku mutima, biraza kuba bitandukanyeho gato n'abamubona nk'umucunguzi, biraza kuba bitandukanyeho gato n'abamwita intumwa y'Imana. Ubwo nshyizeho twa entre guillemets intumwa y'Imana, umucunguzi. Muraza kumva ukuntu abazungu bene wabo, reka wenda ne gukoresha ijambo abazungu, muraza kumva bene wabo b'Abanyamerika nyine uburyo bamutatse, bakavuga ukuntu rwose ari umurwanyi mu by'iyobokamana, yavuga ni iyobokamana kandi nawe arabihamya, ndetse akanihamiriza yuko kuba yararokotse rya sasu bamurashe ubwo yari ari mu bihe byo kwiyamamaza, byose byagizwemo uruhare n'Imana kubw'umugambi yari ifite. Ibyo nta n'uwabishidikanyaho, kuko burya Imana iturokora kubw'impamvu, yaba abizera n'abatizera. Imana iradukiza, ikadukiza byinshi kubw'impamvu zayo, kubw'imigambi yayo. Imana ibishimirwe cyane. Donald Trump reka muvuge mu nsanganyamatsiko, hanyuma ngaruke dusoma ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko rero iragira iti Trump si marayika uvuye mu ijuru aje gusohoza ibyanditswe. Trump si marayika uvuye mu ijuru aje gusohoza ibyanditswe. Bene data, tuzi neza yuko Imana yacu ikoresha abantu bose. Imana yacu ishobora kugukoresha uri umupagani kimwe nuko yagukoresha uri umukristo. Imana yagukoresha uri umwicanyi, kandi ikaba yanagukoresha uri umucunguzi. Yagukoresha uri umunyabyaha, muri make yanagukoresha uri uwera. Ibyo bamwe ntibabyemera, ariko nuko nguko bimeze, kuko hari uburyo Imana ikoresha ababi kugira ngo ibasohoreshe umujinya wayo, hanyuma n'abeza ikabakoresha kugira ngo ibasohoreshe ibyiza byayo cyangwa se ineza yayo. Ibyo kandi ntibihabanye n'ijambo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niwiyeza uzaba uhindutse igikoresho gikoreshwa iby'icyubahiro kigirira nyiracyo umumaro.
uko rero ni nako umuntu wubaha Imana akoreshwa mu by'ineza yayo, hakaba n'abandi batubaha Imana bakoreshwa mu by'umujinya wayo cyangwa se mu byo twakwita nko guhora kwayo. Reka ibyo simbitindeho cyane, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twinjire mu mavideo, kuko ntabwo nshaka wenda yuko biza kuba birebire cyane bikarambirana. Nyuma yo gusomera ijambo ndahita mbabwira intego zigera muri enye numvise mu mutima wanjye, kuko Imana yacu ivuganira natwe mu mitima, kuko nihiba zisa n'izizanye uyu mugabo witwa Trump. Isi yose reka mvuge nti benshi ku isi bishimiye, cyane cyane abakristo, uko bavuga bati hagiye kubaho agahenge. Kandi nigeze nanjye gukora poste mvuga nti hagati ya Harris Kamala ndetse na Donald Trump, nubwo bose atari bizera nyakuri cyangwa se atari abakristo bitewe n'ibyo wenda tubaziho n'ibyo nabo bagiye bivugira ubwabo, mu by'ukuri aho kugira ngo uhitemo Harris Kamala ujya hari akavuga ibintu biteye ubwoba, akemera gukuramo inda, akavuga akacecekesha abavuga Yesu, aho guhitamo uwo wahitamo Trump wemera Imana, akanemera abakristo, akananga ko abantu bakuramo inda ku bushake, akanavuga yuko ashaka guhagarika iby'intambara. Mu bibi bibiri uhitamo ikibi gahoro. Ubwo niko wenda twabyita, ariko ntabwo nshatse kumwita ikibi, oya, ntabwo ariyo mvugo nakoresha. Ijambo rero tugiye gusoma ribimburiye cyangwa se rishyigikiye iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi riri mu Baroma ibice 13, turasoma duhereye ku murongo wa 11 tugere kuri 14, twumve icyo hatubwira. Iryo jambo riragira riti: nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye, ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimurwahe imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Ijambo riratubwiye ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye, ijoro rirakuze kandi bugiye gucya. Bavandimwe bene data, ibintu biri kubaho muri iyi minsi usibye no kuba biteye ubwoba, ahubwo umuntu utarimo neza, no kuvuga ngo umuntu utumva yujuje iby'ijambo ry'Imana ridutegeka kuba twujuje, namubwira bikore hakiri kare, izuba ntirirarenga, ntabwo amahirwe ararangira. Imana yacu iracyakomeje kutwihanganira, kuko ishaka yuko twese dukizwa tukamenya ukuri kandi tukabona ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu umucunguzi wacu. Ariko aka gahe ni gato. Akenshi iyo abantu bavuze ngo agahe ni gato, abantu bakabona umunsi urakeye undi ukira, icyumweru kigashira, umwaka ugashira, baravuga bati ariko se mwebwe igihe mwahereye muvuga ngo agahe ni gato, k'abantu bari gusaza bakazana imvi. Ariko nakubwira nti uzamenya yuko igihe ari gito, umunsi wapfuye udafite igaruriro ryo kuba wagaruka mu buzima ngo uhindure ibyo wakabaye warahinduye kandi warabibwiwe kuva kera. Hari ibintu tuvuga muri ubu buzima ntibifatwe ngo bifatanwe agaciro kabyo, ariko iyo umuntu ubuzima buri kumucika nibwo abona agaciro ko kubaho n'impamvu nyakuri yo kubaho. Rero bene data, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tujye tugenza gutyo, kuko tuzi neza yuko igihe cyo gukanguka kirasohoye. Ni iki ni igihe cyo gukanguka. Donald Trump Imana iramugaruye, nanjye ibyo ndabihamya 100%, kuko iyo Imana itabishaka ntabwo yari kugaruka. Imana imugaruye kubw'impamvu zigera muri enye ngiye kubabwira, ntabwo ndi buzivugeho cyane. Impamvu ya mbere, Donald Trump agarutse ku mwanya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu ya mbere, uyu mugabo aje gushyiraho ingamba zihigamira ububyutse bavuze, abantu bakomeje kuvuga ububyutse bw'itorero rya nyuma, itorero rizajyamo mbere y'uko rica mu bihe bigoye ubundi rigacyurwa. Uyu mugabo aje gushyiraho ingamba n'ibihe byo guhigamira ububyutse. Uti se abishyiraho nkande? Nakubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu kiyoboye iyi si, rero ibyo hari icyo bivuze cyane. Ingamba ya kabiri, cyangwa se impamvu ya kabiri Donald Trump abaye perezida, ni ugusubukura amasezerano ya Aburahamu. Aya masezerano ya Aburahamu yari yarashyizweho mu mwaka wa 2020, yaragamije
kugarura amahoro n'ubuhahirane n'ibikorwa by'iterambere hagati y'igihugu cya Isirayeli n'ibihugu by'Abarabu bibumbiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ayo masezerano yakomwe mu nkokora mu gihe Donald Trump atarakiri perezida, maze hubwo umunabi hagati y'ibihugu by'Abarabu wongera kuzura umugara hagati yabo na Isirayeli. Niko bimeze ubu ngubu. Rero uyu mugabo aje kongera gusubukura aho byari bigeze, kuko uwo mubano mwiza hagati ya Isirayeli n'Abarabu niwongera kuba mwiza, hari ikizakoreka, ari nacyo kiri mu mpamvu ya gatatu izanye uyu mugabo. Ubuhahirane, kugenderanirana, amahoro, kutarebana y'ingwe no kutarwana bya buri kanya hagati ya Isirayeli n'Abarabu bizatuma hajyaho uburyo bworohereza iyubakwa ry'urusengero rwa gatatu. Iyo ni impamvu ya gatatu izanye uyu mugabo. Urusengero rwa gatatu rero ruzubakwa hari amahoro. Hari abigisha benshi nagiye numva bavuga bati, rero ingoro ya gatatu kuko igomba kubakwa kandi aho yakagombye kuba yubakwa hari imisigiti ibiri ikomeye cyane y'amateka. Hari umusigiti wa Al-Aqsa n'undi ntibuka izina ryawo. Iyo misigiti yombi iri muri ako gace, ariko cyane cyane uyu nguyu wa Al-Aqsa cyangwa se bakunda kuvuga ngo Dome du Rocher, ngo niwo uri neza neza mu mbuga yahahoze urusengero rwa rundi rwasenywe muri 70. Uyu mugabo Donald Trump agarutse kugira ngo uru rusengero rwongere rwubakwe. Impamvu ya kane imugaruye ni uguhishirwa kwa Antikristo. Niyo mpamvu navugaga nti uyu mugabo ntabwo ari marayika, nubwo abenshi bagiye kumubona muri sanse nziza, kuko amavideo mugiye kumva arabereka yuko rwose ari umuvugizi w'Abakristo. Naravuze nti hagiye kubaho agahenge, ndetse rwose Abakristo bo muri Amerika n'ahandi henshi ku isi bagiye kubona uruvugiro, ndetse ibyari byaracwedetse byongere bise n'iby'ubuye umutwe. Ariko kandi mumenye neza yuko mu gihe nk'icyo cya comfort, mu gihe nk'icyo abantu bumva bongeye kwibukwa, nicyo gihe Satani aba ari gukora noneho ku rwego ruhanitse. Rero murabe maso, ntidutwarwe ngo dute nako twari twambaye ngo ibintu byongeye bisubiye mu buryo. Urugamba ntaho rurajya, urugamba rurahari, akarengane kari imbere. Icyakora aka gahenge gasa n'agahenge kaje ni kagufi, ariko karimo ubutunzi bukomeye nitwitwara nk'uko umwami wacu Yesu Kristo ashaka ko twitwara. Ngizo rero impamvu enye nashyizwe ku mutima zigaruye uyu mugabo. Ushobora kuba nawe wahishuriwe izindi, reka nongere nzisubiremo. Impamvu ya mbere ni ugushyiraho ingamba zihigamira ububyutse. Iya kabiri ni ugusubukura amasezerano ya Aburahamu hagati ya Isirayeli n'ibihugu by'Abarabu. Impamvu ya gatatu iyubakwa ry'urusengero rwa gatatu. Impamvu ya kane guhishurwa kwa Antikristo. Uyu mugabo arabigiramo uruhare. Uyu mugabo Donald Trump aragira uruhare mu ihishurwa rya Antikristo. Twumvise inshuro nyinshi yuko Amerika igereranywa n'inyamaswa, cyangwa se n'inyamaswa ngo ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Reka rero ntatsinze tubanze turebe akavideo ka mbere. Aka kavideo ka mbere rero ni ikiganiro uyu Perezida Donald Trump mu gihe yiyamamazaga mu kwezi gushize ngira ngo, akaba rero yaraganiriye n'umugore witwa Pastor Paula White Cain. Uyu rero akaba ari perezida, akaba na fondateri, ni ukuvuga n'umuyobozi, akaba ari nawe washinze nyine cyitwa NFAB. NFAB rero mu magambo arambuye ni National Faith Advisory Board. Reka tubanze twumve, ndagaruka mu kanya. Hari ibintu byinshi twagezeho kandi abantu bashaka kumenya. Mu gihe waba utsindiye iyi manda ya kabiri, byagenda bite mu biro byo kwizera? Ubuyobozi bwawe buzaba bumeze bute? Ni byiza, mbere ya byose tuzashyiraho ibyo kandi tuzaganira nawe hamwe n'abantu bose twahuye n'abandi bose ubona ko babikwiye dufite. Ariko ni ngombwa kandi bizahita byinjira muri Oval Office hamwe nanjye. Tuzabikora rero. Ubu tugomba gukiza iyobokamana muri iki gihugu. Ndashaka gusobanura ko mu by'ukuri iyobokamana ryugarijwe muri iki gihugu, rirugarijwe bikomeye, kandi ntidushobora kureka ngo ibyo bibeho, kuko nizera rwose ko iyobokamana riri mu bigize igihugu cyacu kandi ni ishingiro ry'ubumwe bw'igihugu cyacu. Ntidushobora kurihomba rero, ndetse ntituzarihomba. Ikindi kandi nyakubahwa Perezida, tuzi ko igihe cyawe ari gito, kuko twese turajya muri mitingi iri joro.
ufite ubutumire budasanzwe bwo kujya muri mitingi. Ariko turashaka kukubaza ibindi bibazo bike, kandi dufite Gary Boa hano kuko niba wumvise ibyo perezida yavuze, ibyo biro byo kwizera bizaba mu biro bya Oval muri White House, hanyuma ukabimubwira mu buryo butaziguye kuko ibyo kuri we ari bimwe mu bintu by'ingenzi ku bantu, kuko bizatuma dukomeza gukomera cyane mu maso yacu, kandi turabyishimiye cyane kubera ko uri umurinzi w'umurwanyi w'iyobokamana n'ukwemera n'ubwisanzure bwacu bwo kurinda iyobokamana. Gary, yego nyakubahwa, ni byiza cyane kongera kukubona. Ni byiza kongera kukubona cyane cyane nyuma y'ijoro ryakeye ubwo wahinduye ubusitani bwa Madison Square muri Maga Square Garden. Natekereje ko ari byo bitangaje. Yari ijoro ryiza. Yego nyakubahwa. Yego nyakubahwa, abantu bose bari muri iki cyumba, abantu babarirwa muri za miliyoni nk'abo mu gihugu hose baragutoye. Bazagutora iminsi 8 uhereye none. Impamvu nyamukuru ni uko bagukunda. Byanze bikunze, ariko impamvu nyamukuru ni ukwishimira gusa ibintu umaze gukora muri manda yawe ya mbere. Ni byiza kandi ni ibya gikristo gushimira mu gihe umuntu agukoreye ikintu cyiza. Ukwiriye rero amajwi ya buri mukristo wese wo muri Amerika. Urakoze cyane Gary. Nzi ko dufite akanya gato, ariko Kelly Shackelford ari hano kandi afite ikibazo nawe. Ubwisanzure ni ubwa mbere. Nyakubahwa Perezida, hashize imyaka 8 nkubajije ikibazo kijyanye n'abacamanza, kandi wasezeranyije abacamanza b'abakonservateur. Warakoze gusoza amasezerano yawe. Urakoze. Impungenge nshaka kubaza ni nk'itsinda riharanira ubwisanzure bw'amadini. Ndashaka kuvuga ko intwaro zose za guverinoma twabonye zirwanya umudendezo w'iyobokamana. Wavuze ku iperereza rya FBI ryerekeye abagatolika. Twabonye ibyo byose. Dufite ikibazo cya Navy Seals, aho bagerageje kwirukana abo bantu bose mu gisirikare kubera imyizerere yabo ishingiye ku iyobokamana bitewe n'amabwiriza y'inkingo. Gusa nibaza niba ufite gahunda yo guhindura ibi nugera mu biro. Amabwiriza y'inkingo cyari ikintu giteye ubwoba, kandi abantu benshi beza barababajwe cyane, nawe urabizi. Bakomeye ku ntwaro zabo, kandi byari byo. Nyamara hari abirukanwe mu bintu byinshi bitandukanye, ndetse no mu gisirikare birukanwe mu mirimo n'ibindi byose. Ibyo byakemuwe nabi na Biden hamwe n'abandi bantu bamwe. Ariko nk'uko bisanzwe dufite gahunda yo kubikora neza. Tugiye kubikora neza. Kandi nanone ibyo ni ibintu bimwe ntidushobora kubabaza abantu, kandi tugomba gukoresha ubwenge. Tugomba gushyira mu gaciro. Tugomba gukoresha ubutabera n'ubushishozi bwiza. Twatakaje abantu benshi bakomeye mu gisirikare. Uzi ko bafite ikibazo cyo kubona abantu mu bisirikare. Twabuze abantu benshi bakomeye kubera urukingo. Niba ushaka urukingo cyangwa udashaka urukingo, ariko ntushobora guhatirwa kurufata, ngo niba kandi utarufashe uzabura akazi. Kandi twatakaje abantu benshi. Noneho urabizi, turimo turavuga ku byerekeye abo bazagaruka bakabona umushahara wabo wuzuye, gutyo n'ibindi. Ibyo rero tuzabigarukaho. Reka tuvuge kuri Isirayeli. Wagira icyo tubwira kuri ambasade, kuko niyo nkuru abantu bose bagushyiriraho igitutu bakubaza byagenze bite kandi wafashe uti icyo cyemezo. Ndatekereza ko namye ndi mwiza kuri Isirayeli kuruta gutekereza ko narushije abandi kubera mwiza Isirayeli kugeza ubu. Murakoze cyane mwese. Nk'uko Paula abivuze, twakoze Golan Heights, twakoze amasezerano ya Aburahamu. Ikibazo kinini ntibyari bitangaje. Nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko ibyo bishoboka. Niba kandi twari duhari, wagombaga kumva ko ibyo byose byujujwe. Ndetse no ku bijyanye na Irani, kubera ko Irani yari ikennye ndetse nta mafaranga yari ifite. Ikindi kandi twayifatiye ibihano. Nabwiye Ubushinwa nti nimugura akagunguru kamwe ka peteroli ntimuzongera gukorana ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukundi. Baravuga bati tuzahatambuka. Kandi icyo nashakaga ni uko Irani idatunga intwaro za kirimbuzi. Nibyo nashakaga. Kandi urabizi twegereye intambara y'isi ya gatatu kuri ubu kuruta uko byahoze, hagati y'Uburusiya na Ukraine n'Uburasirazuba bwo hagati. Byose biraturika kandi ni imivurungano. Turi hafi cyane, kandi ntabwo dufite abantu babishoboye bayobora guverinoma yacu. Ni abantu badafite ubushobozi, kandi urabizi ni ikintu kibi cyane. Igihe ubwo niyamamazaga navuze ko tuzagira Yerusalemu umurwa mukuru wa Isirayeli,
kandi igice kinini muri ibyo ni uko hagombaga kwimurwa ambasade. Iyo wimuye ambasade ndakeka ko ari ibintu byihuta cyane, sibyo? Kandi nari niteguye kubikora, kandi narahamagawe. Ndakeka abaperezida 6 cyangwa 7 bagiranye amasezerano nta kibazo, ariko rero ntibigeze babikora, kandi sinigeze numva impamvu. Ariko ubu ndabyumva kubera ko ngeze ku biro. Icyo gihe narahamagawe cyane n'ibihugu bikomeye n'ibihugu bidakomeye. Abantu bose barampamagaye bakambwira bati ntubikore, hazabaho kumeneka kw'amaraso mu mihanda, ntubikore, ntabwo bizaba byiza, ntubikore. Ibyo ari byo byose ariko nashakaga kubikora, kandi nasezeranyije ko nzabikora, kandi numvaga ko hatabaho kumeneka kw'amaraso. Nari mvuze ukuri kuri ibyo, ariko bo bavuze ko hazabaho kumeneka kw'amaraso. Byari ibintu bibi byose. Natangiye rero guhamagarwa cyane kuko abantu hano bumvaga ko ngiye kubikora, kandi sinshaka kuvuga abari bo, ariko ushobora kwiyumvisha mu bihugu bikomeye. Mu bihugu bikomeye narahamagawe cyane, ndetse no mu bihugu byihariye. Bati turashaka kuvugana na perezida. Batese birashoboka. Bavugaga ku byerekeranye n'ihindurwa rya Yerusalemu, umurwa mukuru wa Isirayeli. Bati ibyo icyo bivuze urakizi. Bageragezaga no kumbwirira hanze. Icyo gihe hari kuwa 4. Ndabaza nti wababwira ko nzabahamagara kuwa mbere, nuko kuwa 5 cyangwa uwo munsi wari wo wose ntibuka, natangaje ko ndimo kubikora. Naje kubikora, narabikoze. Nyuma kuwa mbere nahamagaye abantu bose, ntimuraho bitese, mwashakaga ko tuvugana iki? Bati yewe, nibyo twashakaga kuvuga, ariko icyo gihe byari bimaze kuvugwa, byari hanze, kandi nta n'umwe wari ubizi. Bo bambwiye ko isi yose izaturika nindamuka nkoze ibintu nk'ibyo, kandi siko byagenze, ntabwo byabaye, kandi icy'ingenzi nabonye ambasade yubatswe. Ibyo ari byo byose twakoze akazi keza, twabonye ko yubatswe, kandi na ambasade nziza, nta mpamvu yo kubaka indi. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Ngira ngo ubwanyu mumaze kwiyumvira byinshi kuri uyu mugabo. Mwumvise uburyo bamushima, mwumvise uburyo bamwita rwose umucunguzi w'abakristo nawe akabyihamya, kandi mwumvise uburyo azateza imbere cyane ibijyanye n'iyobokamana muri Amerika, nk'uko yavuze yuko iyobokamana ari ishingiro igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba ari naryo rituma nyine abanyamerika bagira ubumwe. Ibyo rero hari icyo bivuze cyane. Mwumvise bamubajije ku bijyanye no kuba yaragize Yerusalemu umurwa mukuru wa Isirayeli, nabyo yabisobanuye mu buryo wenda tarambuye cyane, ariko yavuze n'ingorane yahuye nazo. Burya hari byinshi tutamenye, yuko abenshi bamuhamagaye abo mu bihugu byinshi bitandukanye atashatse kuvuga, bamubuza bati ibyo bintu wibikora bitabyara intambara, hatameneka amaraso, ariko yarabikoze kubw'impamvu. Ni kubw'impamvu. Iyo mpamvu nta yindi, ni ukugira ngo ruriya rusengero rwubakwe. Turabizi neza yuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko Abisirayeli mu bihe bya kera, mu mateka ya kera, iyo urusengero rutari hagati muri bo, nta mana yabaga iri hagati muri bo. Rero bemera yuko Imana iba iri hagati muri bo igihe hari urusengero, kuko bakigendera kuri Tora cyangwa se bya bitabo 5 bya Mose. Ubwo rero kuba nta rusengero ruhari ni ibintu bikomeye cyane kuri bo, ngo ni nayo mpamvu bafata ibihe byinshi birebire bakajya kuririra kuri rwa rukuta. Ni urukuta rwasigaye, ntabwo ari urukuta rw'urusengero, ahubwo ni urukuta rufashe umukingo, rwari rufashe ubutaka nyine. Hejuru y'ubwo butaka hirya niho hari hubatse urwo rusengero. Ni nka kwa kundi nyine umuntu atega ikibanza kugira ngo kitazatenguka. Urwo rukuta nirwo rusigaye. Ni urukuta rw'amaganya. Abantu bajya muri Isirayeli bajyayo buri gihe bakarubona, ruba rwuzuyemo udupapuro twinshi ngira ngo tw'ibyifuzo. Abantu bajyayo bagasenga bakarira, ariko Abayuda baba barira basaba Imana yuko urusengero rwubakwa. Ibikoresho byose byo kwitegura kubaka urusengero birahari, abatambyi barabonetse, n'ibintu byose bizakorwa birahari ku murongo. Ibintu byose biri ku murongo. Igisigaye nuko hemezwa yuko urusengero rwubakwa. Kandi ikindi gitangaje nuko bitazaba ngombwa yuko imisigiti isenywa. Ibyo nabyo turaza kubireba mu ijambo ry'Imana, cyangwa se reka duhite tunarisoma. Ikigaragaza yuko iriya misigiti itazasenywa nk'uko abigisha bamwe bajya babivuga, ni ijambo dusanga mu Byahishuwe ibice 11. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Wumva icyo havuga. Haravuga hati, bampa urubingo rusa n'inkoni, bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke, nturugere, kuko rwahawe abanyamahanga,
kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Urumva marayika yagize atya, ahereza Yohana urubingo ngo apime ahazubaka urusengero, ngo ariko mu mbuga aho ho ntahagere cyangwa se ntahapime kuko hahariwe nyine abanyamahanga. Rero harabajyaga bavuga bati urusengero rw'Imana rwari rwubatse hariya hubatse umusigiti wa Al-Aqsa, ariko siko biri, ahubwo abarkeologe bagaragaje yuko rutari rwubatse ahari umusigiti ubu ngubu, ahubwo rwari ruri ku ruhande, ngo hari ahantu hari imbuga, nge sindagera muri Isiraheli, ngo hari ahantu hari imbuga ngari itagize ikintu kiriho, aho ngaho niho abarkeologe cyangwa se babandi bapima ibisigazwa byo mu butaka kugira ngo bamenye amateka y'aho hantu, niho batahuye yuko aho hantu ariho hari urusengero. Bishatse kuvuga yuko urusengero ruzubakwa ruzaba ruturanye n'iriya misigiti. Niyo mpamvu hagomba kubanza kubaho ubwumvikane n'amahoro hagati ya Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu. Ayo mahoro yamara kuza akanagera muri ibi bihugu biri mu ntambara na Isiraheli, ubwo za Iran zizajyamo, sinzi ubwo na Palestine. Ibyo bihugu nibimara kugirana ubumwe n'ubugenderanirane, bizumvikana uburyo urusengero ruzubakwa, kuko ari Abayuda bemera Imana ya Aburahamu, baracyanagendera kuri Tora, kandi n'Abarabu bo mu idini ya Islam bemera Imana ya Aburahamu, bose n'urubyaro rwa Aburahamu. Urumva rero no kuba insengero zabo zaturana, nkeka yuko batazabigira ikibazo. Niyo mpamvu rero bishoboka cyane yuko uyu mugabo ari kimwe mu bimuzanye. Ikintu kimwe wenda ntajya nemeranyaho n'abavuga yuko urusengero ruzubakwa itorero ritakiri mu isi, nuko n'itorero rya mbere ryabayeho urusengero ruhari. Urusengero rw'i Yerusalemu rwasenywe muri 70, kandi itorero ryabayeho Yesu Kristo azutse asubiye mu ijuru, ubwo abigishwa bari bamaze iminsi 10 basengera mu nzu yo hejuru, hanyuma umuriri ukabatungura bakahabwa umwuka wera, itorero rya mbere rikaba riravutse. Hanyuma haciye imyaka 40 urusengero rubona gusenywa muri 70. Urumva rero abavuga yuko urusengero rw'i Yerusalemu rutashobora kubaho hari n'urusengero rw'itorero rwa Kristo ruri mu mitima, sinzi wenda icyo bashingiraho, gusa nge mpamya neza yuko ruriya rusengero rw'i Yerusalemu ruzubakwa itorero rigihari rirurebe, kuko nirwo Antikristo aziyerekaniramo. Ikindi kandi ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike ibice 2 havuga yuko uwo munsi w'umwami utazagera kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mubisha atarahishurwa. Urumva Yesu Kristo azagaruka kujyana itorero. Pawulo arabivuga hejuru, kuzaza no kumuteranyirizwaho kwacu. Ntabwo uwo munsi uzabaho kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kuko kurahari, kandi urya mubisha atarahishurwa, kandi tuzi yuko azahishurirwa mu rusengero rw'i Yerusalemu. Bishatse kuvuga yuko Antikristo azahishurwa itorero rigihari, kandi urusengero ruzaba rwaramaze kubakwa. Nuko mbyemera, bitabujije ko nawe ushobora kubyemera ukundi. Dukomeze urugendo. Reka n'ubundi turebe indi video. Ni ikindi kiganiro kito nanone Trump yagiranye n'umunyamakuru, ari kumubaza bimwe mu bibazo nabyo byagaragaje ko mu by'ukuri ari kwibanda cyane ku bintu by'Imana kurusha uko wenda byari binari na mbere, ari nabyo bifite icyo bivuze. Reka dukurikirane iyi video. So you said that you were saved in the end by an angel. Wavuze ko akijijwe na marayika w'Imana ubwo bakurasaga bakaguhusha. How have your views about God changed? Mbese kuva icyo gihe uko wabonaga Imana byahindutse bite mu buzima bwawe bwose, by'umwihariko umaze kuraswa ariko mu buryo bw'igitangazo ukarokoka? Well, look, I've always been a believer. Rero munyumve neza, nahoze ndi uwizera Imana kandi nkunda iyobokamana. You know, there's a certain pastor, Robert Jefferson. Hari umupasitoro witwa Robert Jeffress, ni umupasitoro mwiza cyane wo muri Texas. And he said, you know, yaravuze ati, Trump may not be the best Christian of all. Trump ashobora kuba atari we mukristo mwiza kurusha abandi bose, but he's the only one going to take us to the promised land. Ariko niwe wenyine uzatugeza mu gihugu cy'isezerano, kuko niwe muyobozi mwiza cyane, kandi ati ni umugabo w'umunyambaraga, bityo azadufasha gutsinda ibi byose. And he was a big supporter. Uwo mupasitoro yaranshyigikiye.
Now I have unbelievable evangelical and Christian support. kandi ubu mfite abakristo benshi bo mu matorero y'ivugabutumwa y'abaprotestanti banshyigikiye, barabizi yuko nabakoreye umurimo mwiza kandi turi kumwe. Umupasitori yaravuze ati Trump ashobora kuba adasobanukiwe neza Bibiliya kurusha abandi bose, ariko muri politike niwe mutegetsi gusa dufite ushyigikiye iyobokamana. Kandi mu bihe bya kera aba bayobozi b'amatorero bakunze cyane kandi bahitamo Perezida Ronald Reagan aho guhitamo Jim Carter, nubwo atari umuhanga cyane mu by'iyobokamana, ariko yarabafashije kurusha abandi bose. Rero nanjye nakoze umurimo ukomeye mu gucungura iyobokamana, kandi ngiye kuzarushaho kubikora kuko abo duhanganye badakunda iyobokamana. But as I look back at my life's journey and events, I now recognize that it's been the hand of God leading me. Iyo nsubije amaso inyuma nkareba ku buzima bwanjye, mbona neza yuko Imana ariyo yagiye inyobora ikoresheje ukuboko kwayo, ubu nkaba ndaho ndi uyu munsi. And my faith took on new meaning on July 13th in Butler, Pennsylvania. Kandi ukwizera kwanjye kwabonye ubusobanuro bushya ku itariki 15 Nyakanga ubwo naraswaga ndi muri Butler muri leta ya Pennsylvania, Where I was knocked to the ground ndetse nkageza ubwo ndyama hasi by what seemed like a supernatural hand. ariko kubera ukuboko kw'igitangaza kw'Imana nashoboye kurokoka. And I would like to think that God saved me for a purpose. Niyo mpamvu rero nizera ko Imana yandokoye kubw'umugambi wo kongera guhindura kino gihugu cyacu igihugu gikomeye. So I'm here tonight to deliver a simple message to Christians across. Uyu munsi ndi hano kugira ngo mpe ubutumwa abakristo aho bari hose ko kino ari cyo gihe cyo guhaguruka tugatabara igihugu cyacu. And I think it's very important for Ndetse ndibwira ko ari ngombwa cyane ko abo duhuriye hano bose basobanukirwa ibyo. Nka Dr. Ben Carson n'abandi bakomeye mu by'iyobokamana barabizi yuko atari bo kaga kuri kino gihugu, ahubwo iyobokamana nibwo bugingo bw'igihugu cyacu. There's a lot of interest in the people coming from space. Hari ibitangaje cyane ku bantu baturuka mu isanzure, kandi ibyo nawe urabizi. How much they tell you about that? Bakubwira ibingana iki kuri ibyo bizima? A lot. Ni byinshi cyane. What they tell you? Bakubwiye ngo iki? How much can you tell? So How's that work? Is it like super Kandi batubwira ibingana iki kuri ibyo bizima bituruka mu isanzure? I can secret? tell, you know. Nta byinshi tuba twemerewe kuvuga nk'abazi amabanga yabyo, ariko nshatse nabivugaho. Abenshi bagiye bambaza kuri ibyo bizima byo mu isanzure. Nta byinshi nagiye mbitangazaho, ariko abantu bamwe bizera ko Area 51 or whatever. nk'agace ka Amerika kitwa Area 51 kabitse amabanga menshi ku bizima bituruka mu isanzure. Aho ni ahantu hambere abantu bifuza gukorera ubukerarugendo muri ako gace bita Area 51 Sure. I know cyane. what it is. I interviewed jet pilots that Nabajije rero abapilote batwara indege zacu z'intambara, perfect. kandi ni abahanga cyane. And they said we saw things, sir, that were very strange. Maze baransubiza bati twabonye ibintu bitangaje turi mu kirere, kandi n'ibizima birenze ubushobozi bw'abantu. I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming? Nkunda rero kubazwa ku bijyanye n'ibivejuru, ndetse niba n'igihe kimwe bizagenderera kino gihugu cyacu. What do you think? Ubitekerezaho iki? Mbese uratekereza ibyo bizaba? There's no reason not to. Nta mpamvu ihari yo kutabitekereza, kuko tuzi ko no kuri Mars no ku yindi mibumbe hashobora kuboneka ubuzima. Not UFO. None ubwo hashobora kuba hari ibindi bizima biri mu isanzure kandi tudasobanukiwe. Did interview, let's say 3 or 4 guys. Nabajije abantu 3 cyangwa se 4 mu bashinzwe isanzure If you ngo menye niba hari icyo babonye ku bijyanye n'ibivejuru, you'd love to- kandi uba ugomba kubabaza witonze kuko ari abahanga kandi beza cyane. They said, sir, there's something. Baransubije bati nyakubahwa, hari ibiri mu isanzure. Yes, ngira ngo rero mwumvise byinshi uyu mugabo avuze, ndetse anagarutse ku mabanga amwe namwe bisa naho uyu mugabo azanagenda atumenera amabanga bamwe mu bakuru b'ibihugu bikomeye batigeze bashaka ko ajya hanze. Urumva atangiye kuvuga ku by'ibivejuru, nanabibutsa yuko uyu mwaka wa 2025 hari benshi bahishuriwe yuko abadayimoni nyabadayimoni bazururuka bakaza hano mu isi kwambara imibiri. Bimwe nababwiye yuko abadayimoni bambara imibiri bakaza bakabana natwe hano mu isi tukagendana nabo tutabizi, hanyuma batangire gusa n'abakora kubisa n'umugaragaro. Urumva rero Trump hari icyo yabivuzeho atashatse kuvuga, ariko reka tumureke yicare ku ntebe, hari byinshi tuzabona. Nanababwira nti buriya dutangire dukurikirane cyane umunsi ku wundi ibivugwa n'uyu mugabo,
kuko hari byinshi tuzamenya. Hanyuma rero dusoza, reka dusoreze kuri video ya mwene data Apostle Dr Nkurunziza François. Hari byinshi yahishuriwe nawe ku bijyanye n'amasezerano ya Aburahamu, ibya yanka, arabivuga muri iyi video, ari naho tugiye gusorezaho. Umvira rero, igihe Amasi yateraga, impamvu ni iyihe? Kuko nari nzi ko ari aho mushaka kongera. Mu 2020 sejo bundi habaye icyo bita les accords d'Abraham. Mwarazumvise amasezerano ya Israeli n'ibihugu by'Abarabu. Hariho muri Amerika yari Trump, Israeli yagarariwe na Netanyahu, uyu nyine minisitiri w'intebe. Amen. Hanyuma hariho uhagarariye yutele Zemira Arabini, ibihugu bishize mu by'Abarabu hamwe na Bahrain barasinye amasezerano yuko kariya gace kose k'iburasirazuba bwo hagati, Moyen Orient, Middle East, igihe cyose cy'amateka yako karanzwe n'intambara, none bagira bakore mu buryo kazaba agace kw'isi kazarangwa n'amahoro yuzuye n'ubukungu butigeze kuboneka handi no mu bindi bihe. Abaturage bakariya gace baza mahoro asesuye, kandi buri muturage abo mu bukire, kariya gace gahinduka agace k'amahoro. Hanyuma umuturage wese wo kariya gace azabe ari mu mahoro ndetse no mu bukire. Vuga ngo ku isi yose hariya hazaba hatandukanye no ku isi yose. Hariho projet yo kubaka imigi, utabona abasirikare, utabona ibiki, ikoranabuhanga, intelligence artificielle, artificial intelligence nizaba yobora buri kintu cyose. Vuga ngo ibintu byose biri muri technology hanitse, kandi ubushobozi burahari kuko hari ahantu harakungahaye, murabizi mu byeke petrol n'ibindi. Ibihugu bimwe by'Abarabu byari bimaze kwinjira muri amasezerano ya Aburahamu. Kuko ya Aburahamu nuko bavuga ngo twege abayuda, Imana ya Aburahamu niyo mana yacu, namwe Abarabu Imana ya Aburahamu niyo mana yanyu. Siko bimeze se? Amen. Ngo n'abakristo nabo ngo Imana ya Aburahamu niyo mana yabo. Rero igihe cyo gushamirana kirarangiye. Ngo niyo ntego. Israeli yashize umukono kuri amasezerano hamwe n'uhagarariye les Emirats Arabes Unis, ibihugu bishize hamwe ari mu iburasirazuba bwo hagati. Amen. Bahrain nayo sira umukono, nayo muri abice. Mu nyuma Arabia Saudite, mujya muyumva, nayo iraza irinjira muri ayo masezerano. Amen. N'ibindi bihugu Sudan, Maroc nayo biramaze kwinjira. Iriya bira bihugu byo muri Afrika y'Amajya aruguru. Ngo yari gahunda ko ibihugu byose by'Abarabu bizinjira muri amasezerano. None umviriza rero, Arabia Saudite muri bice niboneka ko ariyo leader, ni nka mama wa biriya bihugu mu byerekeye ubukire n'imbaraga. Wayibise? Umviriza, imaze kwinjira, umva rero, imaze kwinjira amasezerano, umviriza, ihita ikora amasezerano rero uretse iby'ubukungu no gutiza imbere education, ubumenyi, technology n'ibiki, kare gace gakungahaye kurusha za Amerika, kurusha na hehe. Bahise akora amasezerano, reka mvuge buhoro buhoro. Amen. Bahise akora amasezerano ngo kubera ko dushaka gukuraho ikintu cyose cy'ubuhezanguni bw'amadini n'iki, tuzabashoboza kubaka ingoro ya gatatu. Revendication z'abanyapalestina ngo leta yabo izabana na leta y'Abayahudi na Yerusalemu ya kera iba umurwa mukuru wa leta ya Palestina musishinzwe. Arabia Saudite bati ibyo ku ruhande. Muri amasezerano tuzageraho tubashoboza kubaka ingoro ya gatatu. Yari amasezerano y'ibanga ahishwe mu accord d'Abraham wasano ya Abrahamu. Iki gihe ntabwo cyoroshye, ndio ndababwira ibintu biri d'actualité. Tu peux vérifier ça partout. Umviriza rero, Amasi rero irabimenya. Yabimenye gute?
hari inama yabaye muri Cisjordania mu gice cya Israel, kuko hari Cisjordania igice kimwe cy'abanyapalestina n'ikindi cya Israel. Hari inama ihuje abarabini ba Israel, abantu bakomeye mu idini rya Mose. Barahuye rero baravuga ati ko yanka yabonetse, sibyo, tukwiye kuzayibaga nk'uko Mose yabivuze, yabwiwe n'Uwiteka mu kwa 4 muri uku kwezi, kugira ngo ryavu riboneke n'aya maraso aboneke. Hanyuma nimara kuboneka rero ivu tuyifite, kuko hari amasezerano ya Arabia Saudita izatuhesha kubaka ingoro. Buriya rero tuzatuteguye ko tuzatufite ryavu n'aya maraso yo kweza ingoro niyubakwa, kweza ingoro amaraso, kweza ingoro n'ivu yo kweza Abisirayeli. Amasi irabimenya intego y'iyo nama, kubera ko Iran ariyo iri nyuma ya Amasi. Irabwira ati rero nidukore vuba na bwangu, ndabaha tekinoloji, buri kintu cyose nimutere Isirayeli hataragira mu kwa 4 k'uyu mwaka, kugira ngo iriya nka ntibagwe. Niyo mpamvu rero y'igitero cya Amasi. Hanyuma guheraho Netanyahu avugana n'abandi bakuru b'Abisirayeli, baravuga bati tube turetse ibya yanka. Kubera iki? Mukurikire. Igitero cya Amasi kimaze gutangira, bamaze gutera, Israeli nayo igahita itera muri Gaza. Arabia Saudite yavuze iki? Yavuze ngo ya masezerano ya Abrahamu abayeha ahagaze. Reka rero mbasomere mbere ko ninjira ku musozo, mbasomere ibintu biri mu masezerano ya Abrahamu ariko muri rwa ruhande ruhishwe. Mbasomere rero dokima. Nago turamenya impamvu Amasi yabimenye na Irani bagahita batera. Impamvu nago nababwiye impamvu ni yanga. Ariko se kubera iki se? Kuko iyo batabimenya kugeza uyu munsi inka yari kubagwa. Maze kumenya impamvu rero. Icyo nicyo kitureba gihe nawe rero. Imana ishimwe cyane. Umva rero ibiri muri yo gahunda y'amasezerano rwihishwa ya Israel na Arabia Saoudite. Voici les actions du département politique. Département politique ya gouvernement ya Israel ishinzwe icyo kibazo. 1. Établir des sessions spéciales à la Knesset, donc le parlement israélien, sur le 3e temple. Gushiraho amahuriro y'inama yihariye ku kibazo kijyanye n'ingoro au sein du parlement israélien. Mu nteko ya Israeli yitwa Knesset. Nivuga ngo mu nteko bashireho icyo kibazo cy'ingoro ya gatatu, mu byigwa mu manama yo mu nteko. Deuxièmement, intégrer les ministères de l'éducation, bazane ministère y'uburezi, du tourisme, ubukerarugendo, des cultes, imuco, culte, imisengere mu masinagoge ni kuna temple bafite, imisengere, afin de diffuser l'idée du temple, kugira ngo bamamaze basakaze igitekerezo cy'ingoro et son impact sur la paix au Moyen-Orient et dans le monde. N'ingaruka yacyo ku mahoro muri biriya bice by'uburasirazuba no mu isi yose. Nuva ko nawe barakuvuze kandi utarimo. Planifier la journée de la préparation du 3e temple. Gutegura umunsi wo kushiraho ingoro ya gatatu. Préparation. Imyiteguro yo kwitegura ingoro ya gatatu. Umviriza le 9 avril. Itariki 9 z'ukwa 4. Le 9 avril. Ni itariki 9 z'ukwa 4. Nitwaharenze. Twararenze. Bitabaye. Kuki. Ngo en souvenir de la destruction des 2 premiers temples survenus à cette même date. Nk'urwibutso rw'umunsi iyo ngoro yasenyweho mu mateka. Les 2 temples. Ya za ngoro ebyiri zasenyweho mu mateka. L'an 586 avant Jésus-Christ.
umwaka wa 586 mbere ya Kristo, la destruction du premier temple, ingoro ya mbere nibwo yashenywe le 9 avril. hari ku itariki 9 z'ukwa kane. Et en l'an 70, No mu mwaka wa 70 le deuxième temple a été détruit ingoro ya kabiri nibwo yashenywe le 9 avril. kuri iyo tariki nyene y'9 z'ukwa kane. Le département politique s'occupe d'établir des liens dans le monde entier, Urwego rushinzwe bya politike dans le monde entier, mu isi yose avec les communautés qui soutiennent la construction du troisième temple. n'amahuriro amahuriro ashigikiye ukubakwa kw'ingoro ya gatatu. 4. Lutter contre la désinformation et la discrimination qui se déroulent actuellement sur le mond du temple. Icya kane ni ukurwanya ubujiji, mbese kutamenya ndetse no gucamo ibice ku byerekeranye kubaka kw'ingoro ya gatatu. Kubera ko muri Israeli hari Abisirayeli bari aho batazi na Bibiliya, bahora bigaragambya barwanya bariya bavuga ibyo kubaka ingoro ya gatatu. Bakore rero sensibilisation, bahugura abantu, babisakaze, babahugure, babamenyeshe ibyerekeranye ingoro ya gatatu, afin de susciter l'idée du temple parmi le peuple. kugira ngo bareme mu Bisirayeli igitekerezo cy'ingoro Et le désir du troisième temple. no kwifuza ko ingoro ya gatatu yakubakwa. 5. Icya gatanu, Intégrer les diplomates israéliens binjize abaserukiye Isirayeli mu mahanga, saoudiens mu mahanga mbese nabo muri Arabie Saoudite et jordaniens, no mu gihugu bwa Yorodaniya, kubera ko Arabie Saoudite na Jordania bari muri wa mugambi. Israël, Arabie Saoudite nayo Jordania bari muri wa mugambi. Examinerons les futurs accords de paix, bazigaho ejo hazaza kuri iryo sezerano ry'amahoro, afin que chaque peuple kugira ngo buri shyanga partout dans le monde ku isi yose, puisse avoir accès au mont du temple buri shyanga ribashe kugira uburenganzira kuri uriya musozi w'ingoro en toute sécurité et dans la paix absolue. mu mutuzo no mu mahoro asesuye, Mettre en place les conditions nécessaires no gushyiraho ibisabwa byose à l'émergence des mouvements populaires, kugira ngo habe imbarutso, guhagurutsa imbaga afin d'influencer les gouvernements du monde. kugira ngo amaleta ayobora isi yinjire muri icyo gitekerezo. Ainsi, nous sensibilisons les nations du monde Uko nguko niko tuzakangurira ibihugu byo ku isi yose sur la portée pacifique du troisième temple, ku ngaruka z'iyo ngoro ya gatatu ku mahoro y'isi yose, par l'intermédiaire de porte-parole et des médias internationaux, binyuze mu baserukira ibihugu ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga. le département politique explique la portée positive du projet Urwego rwa politike rusobanura ingaruka z'uwo mugambi ukuntu ari nziza, pour le bien de l'humanité. ingaruka ukuntu ari nziza ku nyoko muntu yose. Ceux qui seront inscrits sur le site de ce département, Abazaba bari kuri liste cyangwa ku rutonde site hari site bakreye, abazaba bari kuri icyo cyicaro cy'iyo departement, ku rubuga rw'iyo departement rwitwa thirdtemple.org, rwitwa ingoro ya gatatu.org, recevront les avancées régulièrement par courant électronique. bazajya bagezwaho Régulièrement. kenshi uburyo iyo migambi iriho iratera imbere. Le but du département politique sera de faire accepter en Israël Urwego rw'urwo rwego rwa politike ni ukwemeza muri Isirayeli, et au sein de la communauté internationale ni ukwemeza mu Bisirayeli ndetse no mu ruhando mpuzamahanga de construire le troisième temple ukubaka ingoro ya gatatu sur le mont du temple kuri uriya musozi w'ingoro dans la paix. mu mahoro. Les arguments politiques avancés. Ibishingirwaho muri politike byashyizwe imbere. 1. Dieu est un. Ibyo bahagazeho muri politike ni uko Imana ari imwe, Que nous soyons juifs, musulmans, chrétiens ou protestants, twaba abayuda, abayisilamu, abakristu cyangwa nous abaprotestani, prions le même Dieu. twese dusenga Imana imwe. Des milliards d'humains mettent aujourd'hui leur confiance en ce Dieu unique. Miliyari z'abantu ku isi benshi bashize ibyiringiro muri iyo Mana imwe. Avant
autant construire, selon sa volonté, le temple qu'il a demandé à Ézéchiel. ibyo rero ni byiza ko hakubakwa ingoro nk'uko ubushake bwayo buri mu gitabo cya Ezekiyeli. Le prophète Ézéchiel est reconnu par tous. umuhanuzi Ezekiyeli yemerwa na bose. Il est enterré à Hila, ville située à 150 km de Bagdad. yashinguwe ahitwa Hira, umujyi uri ku birometero 150 uturutse i Bagdad, Où il est vénéré par les musulmans. aho abayisilamu bamwubaha. Ils ont fait de son caveau une mosquée. iyi mva ye bayihinduye umusigiti. Les chrétiens et les protestants, abakristu les n'abaprotestani, catholiques et les évangélistes, abakatolika les évangéliques en fait. n'abaevangelike, Hein, nous sommes les évangéliques. twe turi abaevangelike, Le considèrent comme un prophète. bamufata nk'umuhanuzi. C'est Ézéchiel qui a reçu la vision prophétique du temple Ezekiyeli niwe yakiriye yishyurirwa mu buryo bw'ubuhanuzi bw'ingoro lors de son exil à Bagdad, igihe yahungiraga i Bagdad, Irak, l'ancienne Babylonie de l'époque, ariyo Iraki ya none, ariyo cyangwa Babiloni yo muri icyo gihe, en 600 avant Jésus. muri 600 mbere ya Yesu. En expliquant bien le sens de cette maison de Dieu mu gusobanura neza, gutanga ubusobanuro neza bw'iyo ngoro y'Imana pour tous, kuri bose, on devrait diplomatiquement obtenir un consensus autour du projet. mu buryo bwa diplomasi bizashoboka ko twigarurira mu buryo bwa diplomasi icyo cyemezo kikemerwa na bose Qu'ici, ku isi. libre de toute pratique religieuse, abantu bafite umudendezo wo gusenga, le mont du temple retrouvera alors sa destination originelle. uyu musozi w'ingoro rero uzahita ubona igisobanuro cyawo nko mu gihe cy'itangiriro, La rencontre gitangiro mu nkomoko yawo. igihe umusozi watoranywaga n'Imana. La rencontre entre la présence divine et tous les humains, guhura kw'Imana, kubaho kw'Imana n'inyokomuntu bien au-delà des religions birenze amadini, qui n'ont fait que diviser les humains ariyo yazanye gutandukanya abantu par la haine, la guerre et le racisme. binyuze mu rwango, intambara n'amacakubiri. Le troisième temple, ingoro ya gatatu maison de Dieu ariyo inzu y'Imana pour toute l'humanité, ku nyokomuntu yose, sera construite selon la prophétie d'Ézéchiel. izubakwa hashingiwe ku buhanuzi bwahawe Ezekiyeli. D'ici quelques années, uhereye hano mu myaka mike, depuis icyo gihe bakoraga rero, uhereye icyo gihe mu myaka iri imbere mike, une majorité des députés soutiendront le projet à la Knesset israélienne. abo mu nteko benshi bazashigikira uwo mushinga wa Isirayeli. Des liens sont établis avec les royaumes saoudiens et jordaniens. habaye ubufatanye, hamaze kubaka ubufatanye hagati n'igihugu cya Arabia Saoudite Et Jordanie, n'ubwami bwa Yorodaniya, ainsi que les Américains, ndetse n'abanyamerika, pour que ce projet kugira ngo uwo mushinga puisse aboutir ugere ku ntego dans la paix mu mahoro et le respect de tous. kandi wubaha buri umwe wese. Le département politique urwego rwa politike est en lien constant avec ses différents interlocuteurs. ruri mu gitekerezo kimwe cyangwa rukorana bya bugufi n'abegwa bose n'icyo kibazo, n'abarebwa n'icyo kibazo bose, afin d'accélérer le processus d'autorisation et de construction. kugira ngo bihutishe uwo mugambi wo kubona icyemezo cyo kubaka. Mumva rimeze gute? Ibi rero nibyo Hamas yabaye iburijemo. Nashaka kubabaza tutitaye ku byo dushaka kureba mu kurangiza, ingoro izubakwa n'izubakwa. Haleluya, haleluya. Nyuma yo kumva ibi bene data, ngira ngo nta n'ikindi kirenze narenzaho, ndibwira yuko ari ibintu byumvikana. Ikindi kandi nakongeraho nuko tudakwiye kumiragura ibintu byose uko byakabaye, oya, ahubwo tugomba kubigerageresha ijambo ry'Imana tukagundira ibizima. Ubwo rero bitewe no kwizera kwawe, ucukumbure nawe ushakashake. Ni igihe cyo kuba maso, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Umwami wacu Yesu Kristo araje kandi azatungurana nk'uko yabivuze. Ntabwo hazabanza kuba ijuru ry'umutuku cyangwa se ry'iroza kugira ngo abantu bemere ko Yesu Kristo aje. Bizaba ari ibihe bisanzwe nk'ibi byose twirirwamo. Ujye kubona ubona araje, azaza mu bihe bitandukanye, kuko isi yacu ari umubumbe. Hari abo bizaba ari ku manywa, abandi ari saa 7, abandi ari saa 10, abandi ari nijoro, abandi bugiye gucya.
azatungura abari mu isi yose. Bene data, mureke tube maso. Ndabizi ko intambara zigoye, ndabizi ko ibishuka ari byinshi, n'ubu buzima buragoye, burahenze, ariko mureke dukomere mu mwami wacu, kandi nitumwisunga azabasha kuturenza. Ntimugire ubwoba ngo mutinyishwe n'ibyo tutarasobanukirwa. Hari byinshi tutazi kuko tumenyaho igice. Muhumure, Uwiteka azadusobanurira. Muhumure, umwuka w'Imana ubana natwe azakomeza kutubwira n'ibindi tutazi, abiduhishurire, kuko Imana yadusezeranyije yuko nta kizajya gukora itagihishuriye intore zayo z'abahanuzi. Reka rero mbashimire, ndizera yuko ikiganiro kitarambiranye. Reka mbifuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo, naho ubutaha. Shalom, shalom. Tuve mu byaha, muze duhunge